Reka mwese aho muherereye nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza, mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza aho muri. Niba umeze neza ukwiriye kuba ushimira Imana, ariko nanone nimba bitameze neza mu buzima harimo ibibazo byinshi bikugoye, nta mpamvu yo kwiheba. Ejo cyangwa ejo bundi nawe bizagenda neza cyane. Nkubwira ko ugomba kuba warakoze subscribe kugira ngo turusheho kubana gatanu kuri gatanu, aho tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye biba bidasanzwe, biba bivugwa hirya no hino. Ubu tukaba tugarutse kuri iyi nkuru, aho ntekereza ko cyangwa se ngushishikariza kuyumva kugera ku musozo, aho uri buze no gutangazwa cyane ko nawe ubwawe ushobora kuba wirira imbwa ku gipimo kiri hejuru, cyane cyane niba ukunda kurya broshete mu tubari, mu maresitora, niba ukunda kurya amasambusa ahantu henshi hatandukanye, ku muhanda, mu madobo, mu marimantasiyo, ahantu henshi burya ngo baba bacuruza inyama z'imbwa. Niba ukunda kurya ibintu byitwa hambaga, utekereze kabiri. Niba ukunda kurya ibintu byitwa sosiso, ibyo bintu byose abantu bagenda barya bikozwe mu nyama, nyabuneka tuzajye dutekereza kabiri, ntawamenya. Cyane cyane yuko bigenda bivugwa cyane, ariko abantu rimwe na rimwe bakabyima amatwi kubera gukunda kaboga. Kuri ubu ngubu rero hari igihamya, noneho hari igihamya simusiga ko abantu benshi cyane cyane hano muri Kigali barya imbwa, inyama z'imbwa rwose. Aho tugiye kugaruka kuri iyi nkuru, Uwitwa Nsabimana, aho Uwitwa Nsabimana akaba uyu yakubitiwe inkoni nyinshi cyane nk'iz'akabwana, nka kwa kundi bavuga ngo yakubiswe iz'akabwana. Akaba rero we avuga ko inyama z'imbwa zabaye ifunguro rya benshi i Kigali. Yitwa Nsabimana Valens, afite imyaka 33 y'amavuko. Avuga ko abamukubitiye kubaga imbwa bamuhoye ubusa rwose, kuko ngo inyama z'imbwa zabaye ifunguro rya benshi cyane mu maresitora y'i Kigali, cyane cyane ku Gisozi, i Nyamirambo, i Gikondo na Kimisagara. Aha ngaha niho we yivugira ubwe, ariko ubwo bihita byumvikana yuko n'ahandi hose inyama y'imbwa, imbwa yabaye imbwa, akaboga k'imbwa rwose ushobora kuba ukarya niba ukunda kurira mu maresitora ya Gisozi, mu maresitora ya Nyamirambo, mu maresitora y'i Gikondo, mu maresitora ya Kimisagara. Hari ku gicamunsi cyo kuwa Gatatu tariki 11 Ukwakira 2023, aho abaturage basanze Nsabimana abaga imbwa mu rugo rw'uwitwa Metre, ruherereye mu mudugudu w'Umurava, akagari ka Ruhango, mu murenge wa Gisozi, ni mu karere ka Gasabo. Baramukubita bamugira intere, baramukubita baramuhondagura bamugira intere. Bahise banamutegeka guheka iyo mbwa yari amaze gukuraho uruhu, ayitererana umusozi, ageze hafi ya hoteli Dove ayijugunya mu muhanda kubera gukubitwa. Inzego z'umutekano rero ziramukiza, zimujyana ku Kigo Nderabuzima cya Kagugu mu murenge wa Kinyinya. Abayobozi bashinzwe umutekano mu murenge wa Gisozi bavugaga ko batagomba gufunga Nsabimana wari urembejwe n'ibisebe yatewe n'abaturage, ahubwo ko icy'ingenzi ari ukwihutira kumugeza kwa muganga. Inzego z'umutekano hano mu Rwanda rwose
nazo tuzishimire. Hanyuma Nsabimana avuga ko amaze kubaga imbwa zirenga 70 guhera mu kwezi kwa Mata k'uyu mwaka wa 2023, akaziha metre uhita azigemura ku witwa pasiteri ufite resitora ku Gisozi ahitwa ku Gasoko. Ubwo abantu barira aho ngaho kuri resitora iri ku Gisozi ahitwa ku Gasoko, mumenye ko mwirira ibibwa 70 byose amaze kubaga, umenye ko niburira aho ngaho urya imbwa. Na zingaro zazo buriya urarya, imyijima y'imbwa urarya. Nsabimana avuga ko amaze kubaga imbwa zirenga 70 guhera mu kwezi kwa Mata k'uyu mwaka 2023, akaziha uwitwa metre. Uyu metre ahita azigemura ku witwa pasiteri ufite resitora ku Gisozi ahitwa ku Gasoko. Ntabwo tuzi uyu pasiteri niba ari pasiteri koko w'umupasiteri wo mu itorero cyangwa se idini, cyangwa se niba ari izina bahimbye ry'irihimbano pasiteri, cyangwa niba ari izina rye bwite. Nsabimana usanzwe akora akazi k'ubwubatsi avuga ko metre batangiranye gukorana ubu bucuruzi bw'inyama, batangiye gukorana ubucuruzi bw'inyama z'ingurube, iz'ihene, ariko nyuma akajya amuzanira imbwa akazikubita inyundo mu mutwe agahita azibaga. Uyu nguyu nyine witwa Nsabimana agahita azibaga. We avuga ati, kambivuge mu magambo ye, metre twatangiranye dukorana ubucuruzi bw'inyama z'ingurube, iz'ihene, ariko nyuma akajya nzanira imbwa nkazikubita inyundo mu mutwe ngahita nzibaga. Nsabimana yakomeje agira ati, ashobora kumpamagara saa 8 z'ijoro njyewe nkagiwe mu rugo nkayibaga. Ababaga imbwa barahari benshi cyane. Buriya inyama z'Igikondo ni imbwa gusa. Ubu nakujyana ahantu harenga 3 bacuruza inyama z'imbwa muri busheri i Kigali. Nsabimana avuga ko abamukubise benshi ngo ari abaryi b'imbwa ndetse bakaba banazicuruza. Nsabimana avuga ko umuntu wifuza kurangura imbwa ashobora kuyigura guhera ku mafaranga 15,000 kugera ku 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo ari Kigali gusa hamaze gufatirwa umuntu ubaga imbwa muri uku kwezi Ukwakira 2023, kuko mu karere ka Kayonza ku itariki 10 abaturage baguwe gitumo umusore wakoraga akazi ko gucuruza inyama zokeje arimo kubaga imbwa. Uwo musore witwa Nsengimana bakunda kwita Gapira, w'imyaka 22 y'ubukure, yafashwe n'inzego z'umutekano aho yacururizaga inyama zokeje ku mishito arizo brochette, bahita bamujyana kuri sitasiyo ya polisi ya Mukarange. Nyuma yo gufatirwa mu cyuho abaga imbwa, abatuye mu mujyi wa Kayonza bavuze ko Nsengimana we yari asanzwe agurisha inyama zokeje ku mishito ku mafaranga make ugereranyije n'abandi bazotsa. So banyarwandakazi mukunda akaboga, mwitondere inyama mugura hariya ku mihanda, ku mishito, inyama mugura mu mabari n'amaresitora, inyama mugura ahantu hatandukanye, amasambusa murya, za hambaga murya, za sosiso murya, mwiyumviye ko ahenshi aba ari ibibwa murimo kwirira.